mbanje kubasuhuza. Nishimiye ko tugiye kugirana ikiganiro kandi nkaba mwese aho muherereye mbasuhuje mu izina rya Yesu. Insanganyamatsiko rero ikiganiro tugiye kuganira yitwa urubanza. Igihe turimo naho isi igeze mu buryo busanzwe, iyo twitegereje dusanga kugaruka kwa Yesu kuri hafi kandi hazabaho urubanza. Reka dusenge. Data wa twese, Mana igira neza, mubyeyi udukunda, turagushimye kuko waturinze uhereye mu kuremwa kwacu tukagejeje isaha turi bazima duhumeka. Uhabwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero ijambo ryawe umwuka wawe arariyobore, abaryumva bose ribatere kwitegura kugaruka kwawe. Nugaruka uzatwambika ikamba ry'ubugingo. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakristo bavandimwe, nagize icyifuzo cy'uko twaganira kuri aya magambo kandi mu buryo bwumvikana ko buri muntu wese aho ari n'aho aherereye n'uko angana hazabaho urubanza. Yesu ari hafi kugaruka. Ibyahanuwe byose biragaragara kandi niyo dusomye ibyanditswe tubona ko turi mu gihe giheruka. Kubw'ibyo rero nkaba nagira ngo dufatanye iki kiganiro. Umutwe w'ikiganiro uravuga ngo urubanza. Ese aho uri, ese ibyo ukora, ese jyewe ibyo nkora, uzi neza, uzirikana neza ko ku iherezo ry'uru rugendo hari urubanza? Yesu Kristo ari kuri iyi si yaratwigishije cyangwa yarigishije kugeza igihe yatugiriye no ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Ariko mu kugaruka kwa Yesu abantu bemera Kristo bazabanza bagaragare. Dusomye iyi nyandiko iravuga ngo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza za Kristo. Biboneka mu Bakorinto ba kabiri 5:10. Twese ibiremwa by'Imana, abantu bavuga ko bakiriye Kristo nk'umukiza wabo, byanze bikunze bazaca mu rubanza. Niyo mpamvu nakumenyeshaga ngo ibyo ukora, ibyo uvuga, uko urya, uko unywa, uko wambara, imyitwarire yawe amaherezo izakujyana mu rubanza. Ibibi, ibyiza, uko bisa kose byose bizaca mu rubanza. Niyo mpamvu icyigisho kivuze ngo kumenya impamvu hazabaho urubanza no gutekereza ingero zarwo no gusobanukirwa nuko dufite umurengezi. Amen. Urubanza nubwo ruzabaho ariko dufite umurengezi. Umurengezi wacu ni Yesu Kristo. Yesu areba mu mutima, areba ahiherereye, aho umwana w'umuntu mugenzi wawe atareba, aho umugore wawe atareba, aho umwana wawe atareba, aho umugabo wawe atareba. Yesu niyo mpamvu yavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Nubwo tuzera imbuto ariko amaherezo nazo zizajya mu rubanza. Kugira ngo Yesu agaruke hazabaho imigabane ibiri. Hazabaho abemera Kristo n'abatamwemera, kandi bose bazaba bitwa abakristo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mureke urukungu rukurane n'amasaka. Rero abari hirya no hino, abari hafi n'abari kure, abateze amatwi ijwi ry'ijambo ry'Imana, narindi kubasaba kugira ngo mukanguke, mumenye ko iherezo ry'umuntu
hazabaho urubanza. Upfuye, uzutse, uri muzima, Yesu ahazagusanga hose kugira ngo umuntu azabone uburenganzira bwo kujya mu ijuru, nuko hazabaho urubanza. Hari abarishywa n'ubusa, ugasanga bajya kwihisha iyo, ugasanga bajya gukorera ibyaha iyo, ugasanga biherereye cyane bagatinya umwana w'umuntu aho gutinya umwana w'Imana. Icyo naguhamagarira, tinya Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo niwe uzi amajya n'amazi ya buri muntu wese yaremye. Imana ireba umuntu ku isi nkaho yaremye wenyine. Kubw'ibyo rero nshuti yanjye muvandimwe mu Kristo, ibyo wibwiraga byose, amaherezo yawe, amaherezo yanjye hariho urubanza. Kristo azaza mu mbaraga n'ubwiza bwinshi kujyana ubwoko bwe iwe, ariko ubwa mbere abe bwite bakwiriye kugaragara. Ubwo nibwo umugabane w'urubanza uzabaho Kristo ataraza. Mu Kristo muvandimwe, urubanza abakristo bazabanza bagaragara. Niyo mpamvu usanga abantu benshi, twese turi mu madini, hari abari mu madini, hari abari mu itorero ry'Imana, ariko iryo torero ry'Imana bakaba baririmo batera waraza, bakaba bari mu itorero ry'Imana baryitirirwa bitwa ko ari abakristo, ariko Kristo naza kuza abe bazabanza bagaragare. Yesu ahera ko azi. Ese uri mu ba Kristo? Ese uri muri ba bandi batera waraza bumva ko Yesu yaza ataza bitabareba? Ariko amateka y'isi n'amateka y'ijambo ry'Imana birahabanye. Hari abibera mu by'isi bagashaka kubivanga n'ijambo ry'Imana, hari abibera mu by'Imana ndetse bagashaka kurenga nabo bagashaka kubivanga n'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo niwe rugero rwacu. Yesu yaravuze ngo tugere ikirenge mu cye. Iyo uteye intambwe imwe atera 99. Kubw'ibyo rero naguhamagariraga cyangwa nagukanguriraga kumenya ngo imibereho yawe yose, ibikorwa byawe byose, imvugo yawe yose, uko wumva ubishaka kose bizaca mu rubanza. Ni uwuhe mwanya ukomeye wategetswe? Ni uwuhe mwanya ukomeye wategetswe? Bibiliya iratubwira ngo mu mibereho yacu yose tujye duhora dushima, tujye duhora duhimbaza, kuko Imana ubwayo ari urukundo. Nubwo waba uremerewe, nubwo waba ufite ibikurushya, nubwo waba warabuze akazi, nubwo waba warabuze umugore, nubwo waba warabuze umugabo, ariko byose ugomba kubishyira imbere y'Imana, kuko Imana ari igomba kukubera igisubizo. Mu Bafilipi aravuga ngo ibyo dukeneye byose tubibwira Uwiteka, Uwiteka nawe yiteguye kudusubiza. Kubw'ibyo ntucike intege kandi ntuhagarike umutima, kuko bitatunguye Imana kugira ngo ube uriho, bitatunguye Imana kugira ngo ube ugihumeka. Hari benshi bamaze gusinzira, hari abandi bapfuye. Rero kano kanya mu Kristo muvandimwe, inshuti yanjye, ndakwinginze ngo umenye ko isaha yose uzaca mu rubanza. Nta wundi mwanya wa kabiri warenganirijwe imburamumaro zidafite uburyo zahabwa agakiza, uko byanditswe mu Baheburayo igice cya 9:27. Ibihe by'umuntu birangizwa n'urupfu, maze akarindira urubanza. Hari abantu bumva nta kintu bibabwiye, hari abantu bumva ko ibintu byose babikora uko babyumva, hari abantu bari aho ngaho b'imburamumaro. Ari mu itorero, arahari gusa, araza akagaragara, arahari araza akiga cyangwa se akanigisha, ariko iyo ndi gushaka kukubwira nuko ijambo rivuze ngo nta mwanya wasigaye waringanirijwe imburamumaro.
abantu batita ku ijambo ry'Imana, abantu batita ku rukundo rw'Imana, abantu batita ku maraso ya Yesu. Yesu yatwitayeho, aratwitangira mu bunyacyaha, aratwitangira mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko twebwe mu mibereho y'uyu munsi ntabwo twitaye ku bya Yesu, ntabwo twitaye ku bya Yesu. Buri ijambo rivuga ngo bazagaragarira ku mbuto bera, ni ijambo naryo rikomeye. Utarihaye agaciro, umwuka wera atagufunguriye ngo usobanukirwe, ntabwo wamenya icyo risobanuye. Ariko mu by'ukuri imibereho yawe, imibereho yanjye, imigendere yanjye, imivugire yanjye, imikorere yanjye ishobora kugaragaza ko ndimbura mumaro cyangwa se mfite akamaro. Ijambo ry'Imana ritwigisha mu buryo bwose kandi ridusobanurira mu buryo bwose. Ni ukuvuga rero kugira ngo iyo duhugiye mu mirimo yacu tukaba ariyo duha agaciro, tuba twigize ikigirwamana. Iyo twikunze twebwe ubwacu tukumva ari twe twakwishyira imbere, tukumva ari twebwe abandi ntubashyiremo, ntabwo burya uba wujuje inshingano za Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mukunde ababanga, mubasabire, ushonje umugaburire. Ariko urahura n'umuntu ahubwira ngo yewe twapfuye iki n'iki, aryiwe nanjye nkarya iwanjye. Kristo yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze, kandi udakunda ntazi Imana. Niyo mpamvu nta mwanya warenganirijwe w'imburamumaro. Tekereza neza ku maraso ya Yesu, tekereza neza ku gucungurwa kwa Yesu, tekereza neza imibereho ya Yesu, nuko nawe ugire umutima utuje kandi umenye yuko amaherezo uzaca mu rubanza. Nta kintu na kimwe wakora kugira ngo utazaca mu rubanza. Hano hatubwiye ngo akwiye kwitonderwa, dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Nta gihe kizabaho cyo kwitegura guhabwa ubugingo buhoraho, igihe cy'imbabazi kirangiye. Igihe cy'imbabazi nikirangira, nta gihe uzaba ugifite. Niyo mpamvu buriya umwanya wari wose ufite ukwiye kuwukoresha neza. Nta kindi gihe. Ubu nicyo gihe cyo kwitegura, ubu igihe nicyo gihe cyo kwiyegereza Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwegere Imana nayo izagira ite, nayo izatwegera. Umukristo muvandimwe, inshuti yanjye, uzi iminsi umaze ariko ntuzishigashe. Igihe twapfushije ubusa, reka tugaruke twiyuzuze n'Imana, twiyunge n'Imana, tubane neza na bagenzi bacu, kuko iyo niyo nzira y'ubukristo. Kandi umukristo akwiye kumera nka Kristo kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo tuzace mu rubanza tudatsinzwe n'urubanza. Nuko twitegura, nuko dufata igihe twitekerezaho, nuko dufata igihe tugasabira na bagenzi bacu, tugasabira ndetse n'abanzi bacu. Abanzi b'ijambo ry'Imana bariho, abanzi b'agakiza barahari, ariko kuko amaso y'umuntu atagenda areba mu mutima wa buri muntu, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Kuri uyu munsi, kuri iyi sabato, nifuje ko tuganira ikiganiro cyitwa urubanza. Aho waba uri hose, uko waba ubitekereza kose, uko waba ubyumva kose, hari urubanza mwene data, hari urubanza mushiki wanjye, hari urubanza mukuru wanjye, hari urubanza rutazakorwa n'umwana w'umuntu, rutazakorwa n'umuntu nk'uko ubitekereza, ahubwo ni urubanza ruzakorwa n'Imana. Bibiliya iravuga ngo ari ikibi ari n'icyiza byose
bizaca mu rubanza. Ese witeguye ute? Ese uri kubyumva ute? Ese urumva uhagaze ute? Reka nkusabire kujya mu ruhande rwo kuzatsinda urubanza ukazabona ubugingo buhoraho. Ngitonderwa, umuhanuzi Daniyeli aravuga ati, nkomeza kureba mbona batera intebe za cyami, uwabayeho ibihe byose aricara, imyambaro ye yereranaga nk'inyange, umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe ya cyami yari ibirimi by'umuriro, inziga zayo zagurumanaga nk'umuriro, imbere y'ahaturukaga umuriro utemba nk'umugezi. Abagaragu ibihumbi n'ibihumbi baramuherezaga, uko bari ibihumbi bitabarika, bahagaze imbere y'urukiko rujyamo ibitabo by'ibyo abantu bakoze, barabirambura. Daniyeli 7:9. Umwami nyir'ibihe aricara, abamuherezaga ibihumbi n'ibihumbi, nuko n'ibirimi by'umuriro bamuhereza ibitabo abantu bakoze, barabirambura. Buri muntu wese afite marayika umutangira umumuriko. Buri muntu wese ibyo akora n'ibyo avuga n'ibyo atekereza birandikwa. Niyo mpamvu hazabaho urubanza. Reka nkubwire mwene data, nta kintu cyiza cyera cyirabura nko gukorera Imana. Nta kintu cyiza cyera cyirabura nko gutinya Imana. Imana yo ntibeshya, ntineguzwa izuru, ntivuguruzwa. Imana irakureba ikaguhinguranya. Imana irandeba ikampinguranya. Ibyo wibwira si byo uzasanga mu rubanza. Wa wundi wanga ntimuzabana mu ijuru, wa wundi ukwanga ntimuzabana mu ijuru, kuko ijuru ni iry'urukundo, ni iry'amahoro, ni iry'abantu bahawe agakiza kandi bakakemera. Niyo mpamvu ndi kukurarikira kuva viyuri vamo, kuko hari urubanza rugutegereje. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi ngo urabikora nkakwihorera. Ni Zaburi. Ngo ukibwira ko mpanywe nawe rwose, ngo ariko nzabishyira ku mugaragaro. Igihe cy'urubanza bizajya ahagaragara. Nifuje ko tuganira ku cyigisho cyangwa ku kiganiro cyitwa urubanza. Kuko urubanza, nubwo waba uri perezida wa repubulika, nubwo waba uri perezida wa Amerika, nubwo waba uri perezida w'Italiyani, imbere y'Imana hazaba urubanza kuri buri muntu. Kandi urwo rubanza ni rwo ruzaguhesha ubugingo, cyangwa ruguheshe gihenomu, cyangwa ruguheshe kubura ubugingo. Inshuti yanjye rero, mwene data, niyo mpamvu nari ndi kukwinginga kandi nkwereka ko twese tuzahurira mu rubanza. Itegure, nanjye nitegure, kandi ubugingo bwacu n'imibereho yacu tuyishyire mu biganza bya Yesu, kuko ari we uzi icyaturengera, adushyiriho ikimenyetso cy'uko turi ubwoko bwe, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hano havuze ngo, uko niko mu nzozi umuhanuzi yeretswe umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba, ubwo imico n'imibereho by'abantu bizanyuzwa imbere y'umucamanza w'isi yose, kandi umuntu wese agahabwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Umukuru wabayeho ibihe byose ni Imana Data. Umunyazaburi yaravuze ati, imisozi itaravuka, itararamukwa, isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Daniyeli 7:13-14. Uko niko mu nzozi umuhanuzi yeretswe umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba, ubwo imico n'imibereho by'abantu
bizanyuzwa imbere y'umucamanza. Imico n'imibereho y'abantu bizanyura imbere y'iki? Y'umucamanza w'isi n'ijuru. Icyo nicyo naguhamagariye kugira ngo ugitekerezeho, nanjye mbitekerezeho, nawe ubitekerezeho, n'uriya bitekerezeho, n'undi abitekerezeho, ko amaherezo ari urubanza. Ushobora kuvuga uti ntibindeba kuko ugifite umwanya wo kubivuga, ariko igihe bizaba biri kukureba, igihe bizaba bikugezeho, nibwo uzavuga uti mu by'ukuri urubanza ruransatiriye. Itegure mwene data, itegure mushiki wanjye, umva neza ijambo ry'Imana, soma neza, usobanukirwe ko mu mibereho yawe yose amaherezo ari urubanza. Naho waba warapfuye uzazuka gucirwa urubanza, naho waba ukomeye ute, naho waba warakize ute, naho waba warize ute, naho waba ufite ibya mirenge, naho isi yaba ari yawe, uzaca mu rubanza rw'umwami nyir'ibihe. Uzaca mu rubanza udashobora wowe ubwawe gutanga umutungo ufite ngo uceho. Oya, Yesu ari kuguhamagara ngo viyuri. Yesu agutegeye ibiganza. Yesu aragukeneye. Mubo yapfiriye nawe urimo, nanjye ndimo. Ibitabo birabumburwa. Ibitabo birabumburwa. Yaravuze ati, imisozi itaravuka, itararamukwa, isi n'ubutaka uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Isi itarabaho, isi itararamukwa, Imana nyamana, Imana nyir'ibihe iri kuguhamagara, iri kugushaka, iri kunshaka, kugira ngo tuve mu bidafite umumaro, ahubwo tujye mu bifite umumaro, ibihesha izina ry'Imana icyubahiro, ndetse n'itorero ryayo, ndetse na bagenzi bacu, kugira ngo tuzaragwe agakiza k'ubugingo bw'iteka ryose. Hano havuze ngo niyo nkomoko y'ibyaremwe byose, kandi ikaba isoko y'amategeko yose, agomba gukoreshwa muri uru rubanza. Agomba gukoreshwa hehe? Muri uru rubanza. Niyo mpamvu uyu munsi naguteganyirije ikiganiro cyangwa icyigisho cyitwa urubanza. Utekereze neza kandi ujye uzirikana aya masomo ndi kuguha, nanjye ndi kwiha ngo tuyasome adukebure. Ubutunzi ufite ntabwo buzagukiza mu rubanza. Amashuri ufite ntabwo azagukiza mu rubanza. Ikizagukiza gusa ni ukwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe, nk'umucunguzi wawe, nk'umucunguzi wanjye, nk'umucunguzi wacu. Amena. Niyo mpamvu ngo hamagarira kugira ngo ubimenye neza kandi wicare ubizi neza ko amaherezo ya buri wese hano ku isi ari ukuzaca mu rubanza. Icyitonderwa, ibitabo by'urwibutso mu ijuru byanditswemo amazina n'ibikorwa byose by'abantu bibereyeho guhamya imyanzuro y'urubanza. Umuhanuzi Daniyeli aravuga ati, imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Yohana wahishuriwe nawe ubwo yavugaga ibyo yongeyeho ati, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Abapfuye bacirwa imanza
z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Niyo mpamvu kera abana b'Imana baganiraga ibitabo bikandikwa, n'uyu munsi iyo baganiriye ibitabo birandikwa, bibe byiza bibe bibi, ariko marayika ushinzwe kwandika agira ate? Arabyandika ku munsi w'urubanza. Byose bizajya ahagaragara, kandi bimara kujya ahagaragara, wowe nanjye n'uriya twitegura urubanza. Sinzi uko ubyumva, sinzi uko wabifata, ariko amaherezo y'umuntu uwo ari we wese uri ku isi azarangizwa n'urubanza. Azarangizwa n'iki? N'urubanza. Igitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Yesu yababwiye abigishwa be ati, mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Luka 10:20. Haleluya. Igitabo cy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Yesu yabwiye abigishwa be ati, mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Pawulo avuga iby'abakozi b'indahemuka bakoranye nawe ati, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abafilipi 4:3. Ubwo Daniyeli yitegerezaga igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, yavuze ko abantu b'Imana bazarokorwa, umuntu wese uzasangwa yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi umuhishuzi Yohana avuga ko bazinjira mu murwa w'Imana aribo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Daniyeli 12:1. Ibyahishuwe 21:27. Aha hantu abantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo nibo bazabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu hejuru havuze ngo ab'Imana bakwiye kubanza kugaragara, ndetse hakavuga ngo umuntu azabona ibyo yakoze cyangwa ibyo yakoze mu mirimo ye akiriho, ari ibibi cyangwa ari ibyiza. Hano haravuze rero abantu bazaboneka muri uwo mugabane wo ku giti cy'ubugingo cyangwa w'ubugingo, ni abantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo batarajya mu ijuru, ahubwo amazina yabo ari kwandikwa cyangwa yaranditswe. Ese iyo utekereje ubona izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese imibereho yawe ikwemerera kuba wanditse mu gitabo cy'ubugingo? Inshuti yanjye, muvandimwe, nakomeje kukubwira ko amaherezo y'umuntu ari urubanza. None nkomeje kukubwira yuko umuntu azajya mu ijuru ari uko amazina ye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. None amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese uritegura kuryandikisha mu gitabo cy'ubugingo? Yesu agutegeye amaboko. Yesu ni wowe ashaka, Yesu ni wowe akeneye. Mu bo yapfiriye ku musaraba nawe urimo. Ngwino amazina yawe uyandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Nuko ku iherezo ry'uru rugendo, ku iherezo ry'iyi si, amazina yacu azasangwe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo Yesu azaza kwandika abantu mu gitabo cy'ubugingo. Nta nubwo Yesu azaza aje gutwara abantu batayiteguye. Yesu azagaruka azanywe n'ibintu bibiri. Azaba aje guhemba no guhana. Yesu azagaruka, amaso yose azamubona, azaba aje gutwara abamwiteguye, azaba aje gutwara abamukoreye, azaba aje gutwara abumviye ijambo rye, azaba aje gutwara abamwizeye nk'umukiza wabo.
nawe se warizeye? Imana ikugirire neza, iguhe kwizera. Imana ikugirire neza, iguhe kumva no kumvira ijambo ryayo. Imana ikugirire neza, usobanukirwe n'urubanza, akamaro karwo, ndetse n'icyo ruzakora ku bantu bose batumviye ukuri n'abantu bose batakugendeyemo. Tubonye neza ko amazina y'abantu bazabona ubugingo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Inshuti muvandimwe, ushobora gutekereza byinshi, ushobora kuba wakwibaza byinshi, ariko icyo nzi neza ni uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abantu bazabona ubugingo, abantu bazajya mu ijuru, ni amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. ushobora kuba uri hafi, ushobora kuba uri kure, ushobora kuba uherereye mu bihugu bitandukanye, ariko aho uri hose randevu ni mu ijuru. Ariko kandi abazajya mu ijuru wibuke ko amazina yabo azaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Wongere wibuke ko hazabaho urubanza, ibitabo bizabumburwa, urubanza rushingwe, buri muntu wese imimuriko ye ayibone, ayibyibonere, abyiyumvire, ruzamutsinda ntawe yitwaje, nta n'uwavuze ngo ni ukubera kanaka. Hoya, Uwiteka marayika yandika ibyo uvuga, yandika ibyo utekereza, yandika imigabo n'imigambi yawe. Nta muntu n'umwe rero wivanga mu bukirisitu bwawe, ahubwo ubukirisitu bwawe nibwo buzaguhesha ubugingo buhoraho cyangwa bukaguhesha Gehinomu. Niyo mpamvu mu gitabo cya Matayo haratubwira ngo amagambo yawe azagutsindishiriza cyangwa gutsindisha. Azagutsindishiriza ubone ubugingo, cyangwa azagutsindisha ubure ubugingo. Niyo mpamvu naninde kuguhamagarira kugira ngo utekereze ku mibereho yawe, utekereze ku mibereho yanjye, kandi tumenye yuko amaherezo yacu twese hazabaho urubanza. Ndi gusoza rero, mwene data, reka nsome iyi ngingo. Ni uruhe rugero ruzakurikirwa mu rubanza? Yakobo 2:11 na 12. Hari urugero ruzakurikizwa mu rubanza. Niyo mpamvu ibintu byose byandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Hari igitabo cy'ubugingo. Havuze ngo icyitonderwa, abakristo bazashima ku munsi w'urubanza. Bashobora kuba baramenye bike cyane ku byerekeye n'ubuhanga mu by'iyobokamana, ariko bakaba barakurikije amahame n'inama za Kristo bikomotse ku kuyoborwa n'umwuka wera, bahesheje umugisha babazengurutse bose, ndetse no mu bapagani. Abantu bose bahesheje umugisha bagenzi babo, ababazengurutse bashobora kuba batarasobanukiwe neza n'iby'ijambo ry'Imana, ariko imyitwarire yabo ikagaragaramo ijambo ry'Imana. Nicyo rero turi guhamagarirwa gukanguka muri iki gihe giheruka. Muri iki gihe giheruka dukwiye gukanguka, tugahesha abatuzengurutse imigisha, kugira ngo natwe bazaduheshe umugisha wo kuzabona ubugingo buhoraho. Nshuti muvandimwe, reka muri aya masaha, kuri uyu munsi w'isabato, ngusezerera ahangaha nkumenyesha yuko aho uri hose, uko waba usa kose, uko waba warize kose, uko waba uri umuyobozi runaka, uko waba uri umukire runaka, ibitabo bizabumburwa, urubanza rushingwe, buri muntu abona ibye kugira ngo azabone ubugingo buhoraho. Rero nkaba nende kuguhamagarira kwiyandikisha hakiri kare, kandi Yesu ateze amaboko, icyo cyamuzanye kugira ngo abazimiye, abayobye, abantu batarasobanukirwa n'ijambo ry'Imana ngo barisobanukirwe muri iki gihe giheruka, nuko amazina yabo bayandikisha mu gitabo cy'ubugingo, amaherezo yabo tuzaboneka mu mugabane wazaboneka mu bwami bw'Imana. Amazina ni Habimana Jean Marie, ariko abenshi bamenyereye kuri Samweli Twinumujonwi, nkaba mbarizwa mu gihugu cya Uganda,
nkaba ndi muri district ya Cyegegwa cya Katu. Uwiteka aduhana umugisha kandi Uwiteka aduhe umwuka wera akomeze kudusobanurira ijambo ryayo kugira ngo tugume twiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi aho muri hose ndabashuhuje, aho muri hose mbifurije amahoro aturuka ku Mana, kandi aho muri hose mbifurije kugira ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.